agakunda igihugu, kandi gukunda igihugu ni ugukunda ubwoko, naho ibindi twumva ushobora kuba uyu munsi tutumvikana bitewe n'igitekerezo cyanjye nawe, ariko ntabwo bivuze ko utari uri we, ntabwo bivuze ko utari umunyamurenge nkanjye, kandi ubwo bumwe njye nibwo ndirimba, uko gukumbuza umurenge, kwibutsa, nta n'ikindi nyuma yicu, hasigaye nkavuga n'Imana. Nkaba ndahangaha mu minota mike cyane kugira ngo tuganire. Ni akanwa kanjye kazakuririmba, umutima wanjye ukunezeze, Mana kirishimwe, ibyo ukora biradutangaza, mu butayu utembeshanywa amazi, tukanywa tugashira inyota, aya mazi n'ibisubizo by'Uwiteka. Ai Mana we, Mana we, Mana we. Muraho neza? Mu nkambi ya Bwagiriza haba inkambi nyinshi, ariko nikanye presize gusa simvuga umuntu n'undi. Mu minota mike cyane kugira ngo tuganire, ni ku ndirimbo zateje ibibazo, indirimbo z'abantu nasubiyemo tera polemique hanze, kandi ntago turirimba cyangwa dusubiremo ibihangano by'abandi kugira ngo biteze ibibazo, ahubwo bigomba kutuzanira ibisubizo. Njye ndirimba indirimbo z'Imana zihimbaza Imana yacu, nkanarimba n'indirimbo z'umuco wacu w'umurenge, zose ndazikunda kandi byose birajyana. Ngasubiramo indirimbo z'abandi, ariko cyane cyane indirimbo zivuga ku bwoko, zikangurira ubwoko, zikundisha kandi zikanibutsa abantu iwacu, nta wundi mutima mubi. Ariko byantangaje kuba nabonye abantu batavuga rumwe, abantu bo mu nkambi yo i Burundi niyo nasubiyemo, ndaje nyibabwire. Hanyuma n'izindi ndirimbo nasubiyemo y'abantu baririmbye, abakozi b'Imana hari Uganda, niyo ngiye abakozi b'Imana y'u Burundi baririmbye, ariko Uganda baranshimiye benshi, baravuga ati urakoze indirimbo, uyiririmbye neza, uratwibukije, indirimbo uyishize mu byuma, indirimbo ikomeje gukangurira ubwoko, ikomeje gukundisha no kwibutsa ubwoko bwose, kuko nibo bayihimbye bafite ukuntu bamerewe. N'abakozi b'Imana y'u Burundi rero bafite indirimbo bari barakoze imyaka 2 ishize, ni indirimbo ya korale ivuga ngo winanirwa mu rugendo, tora ikibando tugende, winanirwa mu rugendo, tora ikibando tugende, sindagira sindagira perekeze mu rurembo, winanirwa mu rugendo, tora ikibando tugende, sindagira sindagira perekeze mu rurembo. Shiramo kandi kantu kavuga ngo wo 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 n'uburyo njyewe numva, mu buryo bwa kiyumbe, mu buryo bunyenspira, mu buryo numva melody, mu buryo nakwita ababizi cyane ngo ni adaptation mu ndirimbo n'imiririmbire yawe, ariko bitera polemique cyane. Abantu bari i Burundi barampamagara ku bwinshi, abantu bari i Burundi mu nkambi ya Bwagiriza haba inkambi nyinshi, ariko nikanye presize gusa simvuga umuntu n'undi, ariko iyo ndirimbo ibabaza benshi, ariko atari benshi bajya bose ba korali,
kuko babaye babiri mbita benshi, ariko abandi banshimiye barenze abo ngabo ni benshi cyane. Bampamagaye ati iyi ndirimbo twayiheruka kera, twari tukiri twese, twari benshi, ariko urongeje uratwibutse. Icyateje rero ikibazo ni ikihe? Nzisubiramo nk'uko mpansubiramo iz'abandi. Wasanga isari umuhanyi wa data we, mbwira amakuru, murava he mukajya he bagenzi mwe, nyibwira nshuti yanjye, wasanga ndi mubyara cyangwa nyokorume, yampaye inka we, iso n'umuhanyi wa data we, ya madini wacu azaduhuze ntazadutandukanye, ya mirara myiza iwacu izaduhuze ntizadutandukanye, ya nkoni y'ubutware izaduhuze ntizadutandukanye, ka kavovo kadutandukanyaga kazaveho, yampaye inka we, iso n'umuhanyi wa data. Iyo ndirimbo ni iya Museveni, umuhanzi nakuze ndeba, umuhanzi nkunda, umuhanzi twubaha. Ntago ushobora kubona ndirimbye gutya ngo iririmbye kiyumbe, ngo iririmbye mu buryo bwawe, ngo hoya. Ariko bari abavandimwe bariya bakozi b'Imana y'u Burundi, icyo bandeze cyane, ngo indirimbo yacu ngo wayihinduye, ngo indirimbo yacu ngo wayiririmbye utatubajije. Mu by'ukuri iyi ndirimbo ni iya korali bita ngo ni Arshe. Indirimbo narayikoze ndangije nyandikaho ko ari cover, shatse kuvuga ko indirimbo atari yanjye, ifite aho iva. Indirimbo ni abakozi b'Imana b'i Burundi ba korali bita Arshe Choir. Ni indirimbo nziza bakoze, ndanabashimira. Iyo twari dufite amakorali nkariya, akaba yakora indirimbo z'Imana, akanakora n'indirimbo navuga zimotiva cyangwa se zikangurira, zikanakundisha, zikanibutsa abantu gakondo, twagera kure kabisa. Nshimira iriya korali i Bugande, nshimira Arshe Choir, ndabashimiye pe. Nubwo bamwe, umwe muri babiri yaje akandika comment zibi, nkabasaba akazisiba, abandi bakaza bakiyita ba perezida. Sinzi kugeza ubu nyine perezida ninde. Uwamvugisha wese yambwiye ko ari perezida wa korali Arshe, ngo none ngo kugira ngo iyi ndirimbo ngo tuyiturekere, ngo iyi ndirimbo ngo ngomba kuyiturira, ngo nkamuha $20, undi akaza ngo $30, undi akaza ngo $100, abandi bishyira hamwe ngo ni groupe. Mu by'ukuri icyambere cyo ngomba kubasaba imbabazi niba ari aho nakosheje, nimba ari umuntu nakwashije nkaba nakoze ibintu bitari byo. Arshe Choir rwose mwarakoze, ntareka kubashimira first of all, and then nkabasaba imbabazi aho nababaje, cyangwa se niba nakoze bitari byo. Iyo ari umuhanzi ku giti cye ukaba wagira contact, ukabona naho mubariza, mu by'ukuri uramwegera ukamubwira ati indirimbo shaka kuyiririmba nkayisubiramo. Ariko iyo utamubonye ukaba ufite n'amakuru atari meza, sinzi niba narafashe nabi, ngo korali yahozeho, korali yari ifite abantu benshi, bamwe baratabanyitse, mbura n'uwo nabaza neza. Ariko kuko igihangano gihari kandi nkibona ku macano menshi mu kirebe, njye mpitamo kuyisubiramo kuko ni indirimbo nziza, ni indirimbo y'ubwoko, ni indirimbo ifite amagambo meza. Winanirwa mu rugendo, sindagira tugende tuzagere kuri rwa rurembo. Ni indirimbo y'Imana. Imbere hari andi magambo mugende muyumve, kuri Arsha mugende muyumve, kwa Rutabara nayisohoye. Ariko
sinshaka gukwaza abantu, sinshaka ko abantu bababara, sinshaka ko abantu bashwana kuko nabyumvishe byateye polemique mu nkambi hariya, bamwe bampamagara banshigikira, abandi bampamagara bambwira comment zitari nziza bavuga ati indirimbo itangira ituro. Ni byiza gushigikirana, ni byiza, umurimo w'Imana ntabwo ari umurimo wanjye, ariko ejo bundi bashobora gukora concert, bashaka gushaka album, mu by'ukuri muzambwire, nzatereramo akaboko kanjye, nzatura, nzashigikira. Ariko kuba mfashe uyu mwanzuro cyangwa se uyu mwanya ngakora iriya ndirimbo, hari abantu benshi bongeye kuyibuka, hari abantu benshi yongeye gusubizamo imbaraga, kandi ntabwo nayikoze just kubera ngo nshaka gusa ngo amafaranga uko bivuga kuri YouTube. Ari ibyo rero, Arish ifite indirimbo nziza nyinshi pe, nari gukora kandi zikarya hiti, zikafasha abantu benshi mu iki gihe, ariko iriya bitewe na message nge nayumvishijemo nkanayikunda, niyo mpamvu nayisubiyemo nka cover. Rero comment ni izanyu, inama ni iyanyu, ntabwo nibyo nkuko bari abantu banyandikiye zira comment banditse, ariko ndabishimira cyane kuko nabisabye ko babisiba, bambwira ico ndabyandika, babishoboye barabisiba. Ndabashimiye cyane abakozi b'Imana babyumvishije cyane, ariko kubera ko byari bimaze kundenga bambwira, umwe ambwira anyakaye, undi anyakaye, mbona ko bashaka kubamo none n'undi ashobora kwinjirira atari bo akabona izo comment, akaba yabeshya kugira ngo arebe ukuntu aronka ayo maronko. So ngenda avuga ati rero bafana bacu, abantu badukunda, abantu batureba, na Arish irimo, first of all nabasabye imbabazi. Icya kabiri, niba mubona iriya ndirimbo idakwiriye hariya, koko nabivuze ko ntayo basabye nabo zombi bwira, ariko mu gihe maze kuyibona group irenze umwe bakaba bambwiye ko ari iyabo, mwebwe mumbwira abafana iriya ndirimbo nyisibe, iriya ndirimbo bambabare nyireke, mwumvishe na message, iriya ndirimbo mwebwe ba nyirayo, ico muntegeka, ico mushatse nico nge nkora. Ariko bizira comment uko bampamagaye, abantu bambwira mu gitondo na nimugoroba bambwira ati indirimbo ngo wayibye, ngo indirimbo oya kava zihari, ababegereye kuko bakavuga nanjye ngo banyegereye, nabyumvishije rwose, babasobanura kuko natwe duhora dukora n'ubu nyine bigezweho. Ngiye ngize n'amahigwe muzange nkeya mfite, nabona abantu bazisubiramo kuko baba promotinga message natanze, kandi bakaba bakomeza ibyo nari nshaka gukomeza. Ngiye ngize amahigwe, nawe umuntu wese ahubwo nanabivuga ushaka gusubiramo indirimbo yanjye, yaba bishoboye, yakumva yamufasha, yayisubiramo pe, no kuyikoresha mu biganiro. Indirimbo y'ubwoko, indirimbo ikangura izana ubumwe, iyo ndirimbo azayisubiremo cyangwa azasure kandi ayifata ayikoresha mu biganiro bye, kuko ni benshi banabimbwira, muzayibona rwose ku biganiro byabo bakazikoresha, n'amahoro. Rero nta kintu na kimwe cyiza kibaho nko kugira amahoro mu mutima, cyangwa nko kugira ubwoko ukunda, agakunda igihugu, kandi gukunda igihugu ni ugukunda ubwoko. Naho ibindi twumva ushobora kuba uyu munsi tutumvikana bitewe n'igitekerezo cyanjye nawe, ariko ntago bivuze ko utari uri we, ntago bivuze ko utari umunyamurenge nkanjye, kandi ubwo bumwe nge nibwo ndirimba, uko gukumbuza umurenge, kwibutsa, nta n'ikindi nyuma yicu, hasigaye nkavuga n'Imana. Rero abantu bose babishoboye bazaze tuvuga ubwo bumwe, nta division mfite muri nge, nta kwangisha umuntu wundi, ahubwo nshaka ikintu icyo ari cyo cyose cyatabariza umunyamurenge, cyatuma umunyamurenge avuga rumwe n'undi, nubwo mwaba mudahuje, kabura nubwo mwaba mudahuje ibitekerezo, umuntu ari muri iki gitekerezo undi akaba mu kindi, why not utamva mugenzi wawe n'undi akakumva, hanyuma mugahuriza hamwe mukakomeza mukaba umwe. Ngewe ibintu by'iwacu cyangwa se izi ndirimbo nkomeje gukora z'umuco z'iwacu, ntago nzikora kubw'iyindi nyungu iyo ari yo yose,
ni ukuba ndi umupatriote, nkaba nkunda ubwoko bwanjye, nkaba nkunda igihugu bitewe n'amateka, bitewe n'aho twavuye, bitewe n'uko abantu batishimye, abantu babayeho ubundi abandi bari no mu mavire, abandi bari no akenshi ntibabyumva, ariko bari ku isambu cyangwa se ku ivuko barabyumva cyane, barabyumva bakumva ibyo umuntu avuga, bafite n'akababaro wewe uri mu mujyi cyangwa ufite ukundi ubayeho udashobora kumva, ariko uri ku ivuko abyumva cyane. Cyangwa abantu benshi ndabizi twarameneshejwe n'abo ngabo bavuga, abo bose mvuga bose barameneshejwe. Nta muntu ndakeka utakwishimira iwacu habaye amahoro, iwacu twese turirimba izo ndirimbo zose dushima Imana, nta n'umuntu n'umwe utahishimira. Ntibyakubuza kuba n'ahandi hose waba ku isi, ariko ukaba ufite basi aho utaha. So muri make rero iki kiganiro ni ikiganiro nkoze kuri channel cyangwa kuri iyi TV, nshaka guca bugufi no gusaba aya makorari imbabazi aho naba nakosheje bahambabarire, hanyuma n'icyifuzo cyabo uko babishaka bagishyire muri komenti, kuko n'ubundi twe dukora nyine ku karubanda, ni naho mbivugiye, uko yewe n'abafana namwe hari igihe mudufasha cyane cyane. Indirimbo babonye ngo nyisibe nta kibazo, nibabona ngo ikomeze ikangurira ubwoko nta kibazo, nibo bashaka kuzayisubiramo uko babishaka nta kibazo, ariko kuba bavuze ati nayisubiyemo nabi, ngo nongeyemo ibindi bintu, ngo sinababwiye, ngo nari kwandika ngo arsha kwaya, mu by'ukuri ibyo ngibyo ntacyo, kuri njye numvishe ntacyo kuba nanditse kava gusa kandi nkanabivuga, ntabwo ntacyo byafasha cyane. Message irimo njye nari nshaka kwifasha abantu naba nigezeho cyangwa se naba nyumvishije neza. The message muyumve mu ndirimbo, message mwumve iyi message. Ingabo zakomerekeye ku rugamba nimuze tuzomore, ntugahishe mugenzi wawe umwanzi yakurasha umwami. Abakiri bazima turwane kuri bagenzi bacu, tubasindagize tubageze ku musaraba, tubasindagize tubihanganire, tubaheke tuzagerane mu rurembo. Nawe uribwira, ese ibintu Rutabara akoze, ese indirimbo akoze papa si ni iyihe, ese indirimbo nayikureho? Mu by'ukuri amahoro aganze muri twe twese, amahoro aganze Murenge, amahoro aganze mu bantu bose b'Imana, amahoro aganze mu bantu bayo bose, nico nifuza nta kindi. Ariko n'abantu aho bari, please ntimubwirane nabi, ntimuryane, ntimutukane ku busa. Ico munsaba, ico muntegeka, I'm ready kugikora, ariko twese tubumwe duhuze, kandi ibitekerezo byanyu ndabiha agaciro cyane. Nkeneye comment zanyu, nkeneye ibyifuzo byanyu, mumbwira inama zanyu ziba gikenewe. Kuva ngitayoweza n'ubu nyine comment yare yose ndayikonsidera kandi nkayiha agaciro. Murakoze. Nubwo bitameze neza none nejo bikagenda, ntabwo babwibihe, humura Yesu ari ku ngoma. Amajoro turaye kandi twiganyira, tutazi yabiva, Mana igisubizo urakizi, ni wowe duhanze amaso, Mana uturengere.